yari yabikoze bitatandukana se iracyarimo yivanemo mugabo yivanemo amabyi kuramo umusenzi we Inuze kwikirwa n'abantu benshi kuramo amabyi Muka nese ko turi kubona habaye ibindi bibazo none urabikemura gute wa mugabo sagiye wa mugabo sari none se muga ko ndeba habaye ibindi bibazo birarangira gute uradufasha gute impamvu muce nyuma n'ubundi nta n'ikinazi no gukora ngo nta kinazi ariye nta wagombaga kunjyana mu bapfumu koko umva ngiye nkwibarize wa mugore we sibyo none se gutya byagenze mva nago mbisi twabikoze nkuko twajyaga tubikora tubona turamatanye nago tubise ukuntu byagenze cyane nago mwafatanye wowe nago byashoboka none se byatangiye gute uwo mugabo aho yanjyanye dore ukuntu byagenze sheri wayambabara sheri wayawe koko kumwikura hejuru numva byanze namusunitse dodo byanze none se wa mugabo wewe bari ukadukorera ko ahantu wagiye ni hehe tumaze hafi nk'iminota hafi 40 wa mugabo wundi bite byawe ndashaka kubaza bijya kuza wumvise bimeze byagenze gute byatangiye gute twabikoze nk'ibisanzwe agiye kumva aho biranga neza byanze wakwitonze tugakora so waduhamagaye mujye mu gikamera itonde nari mfite umugore nanjye nuko byagenze nk'umugabo mugenzi wanjye nambabarire ntabwo byakunda we oya we ari wabaresha yako shari wambara mu ndi byara koko shari wambariye ko shari muganga muga mwiriwe Brato watandukana wanditse uyu mukobwa muganga kubwiye nje kuko nyende kurare n'inkoni ndekoje icyo nshaka genda ukora ibyo bakubwiye aho wari twandikuye uyu mukobwa ndamukubitira anga wowe kuri ibyo muganga nganze mwere watwuba kipasi shyiraho telefone none muganga wenda tugana ku musozo dushaka ko udukemura ikibazo twari dufite yarabyemeye yuko wabafatanura urabikora gute kugira ngo bafatanure ni mu murambiko wa telefone nk'umugabo mu murambiko iyo telefone turi kuvuganiraho shari waya umva ndashaka ni umunsi namufata kamera mawe dukurikiye ibintu bikira kiroso nawe se bagutumye ndabona ndetse ubundi byagenze gute Yesi ndagusuje nizere ko umeze neza cyane uri mu Rwanda rugota amasimbi muri Aziya muri Amerika muri Australia i Burundi hose nizere ko umeze neza cyane wowe utameze neza cyane bibaho kanya kamwe umeze neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana ndetse no gusenga ndabizi ko bigenda bicamo neza wakwibaza uti kwera iki mpagaze ahangaha utuvugana ndi Inyamirambo baturangiye Inyamirambo na ahantu n'umuntu w'umugabo waduhamagaye yagize ikibazo afite umugore we babanaga ariko babanaga badasezeranye umugore we afite amakuru ko yajyaga amuca inyuma umugabo bona ntago ari kubyumva neza babimubwira afata umwanzuro wo kujya kureba umuganga ngo amubwire amakuru y'ukuntu bimeze
ariko aka kanya aduhamagaye atubwira ko asanze ibintu byakomeye ngo umugore yagiye kumuca inyuma none bafatanye ibitsina byabo byafatanye. Aka kanya turangiye ngo tugere ku isoko ry'Inyamirambo tumanuke ngo iruhande rw'urusengero. Reka kamerama unkurikire tugendane. Kamerama unkurikire ugendane nanjye turebe ukuntu ibintu byabaye angaha. Ese mana yanjye uriya mugabo uriya se Kirosora. Ese baba bahamagaye n'abandi banyamakuru. Ibintu bikira. Nyamara ubanza ari hano. Ese byagenze gute? Kamerama banguka kamerama. Nyamara hano bya biniki. Umva ndashaka umunsi namufata. Kamerama udukurikiye. Ibintu bikira Kiroso nawe se bagutumye. Ndabona ese undi byagenze gute ma? Igihe hereye. Ese mani buretse Kiroso. Ese Kiro nawe baguhambaga. Ibintu bikira. Ibintu bikidi. Kamerama nkurikira. Ibintu bikidi. Ibintu bikira. Igihe wahereye wa. Umva. Mwaguruke. Bawitonze umva. Umva ndagufashe n'abanyamakuru n'abantu. Uretse tuvugana ibintu bikira. Simubona gutya. Uyu mugore. Umva yanciye inyuma ariko akangira umusazi. Wabwiye n'iki ko ari hangaha? Nibona gutya bameze. Nibashaka gutandukana. None se byagenze gute? Uyu nguyu gutya bameze ni umudokteri mukuru wanjye namamagaye muri Amerika angira inama uri kumva umuti amuza no mudokteri mu muti ugutya ngo ashaka gutandukana. None se reka. Umva yasanzwe cy'inyuma umuryango wese yarawuneje bazi ko ari nge. Umva se none se bite byanyu bagombaga kuzana abantu basava ariko bite byawe se cyamba ni byiza. none se byagenze gute nuko nyine ubibanye mani ndamwica nyine yaramanye igihe kingana gute kugira ngo wenda tumaranye imyaka ibiri shari impamvu muca inyuma n'ubundi nta n'ikinazi no gukora ngo nta kinazi nta kinazi kimwe shari wandetse shari afutwa n'imana n'ababara nta bintu wakoze asa ubushari wagombaga kunjyana mu bapfumu koko ubundi ubu wagiye he none se gutya byagenze bite uyu ni inshuti n'uyu mugabo wanjye bini bikira we Kiroso kameramani wanjye umugore wanjye timbere mwereke uno mugabo mwamusaba muziranye igishiti cyanjye n'ukuri uzi ibintu bimbaye wa mugabo urabizi wowe ariko turi kumwe wowe urabona bafatanye sibyo ahubwo uwo muntu wabafatanije reka ntabwo barifatana natamuhamagara niwe wenyine ugomba kubatandukanya mugihe tuvugane umva ngiye nkwibarize reka ngiye manze nkwibarize wa mugore we sibyo none se gutya byagenze mva ntago mbizi twabikoze nk'uko twajyaga tubikora tubona turamatanye ntago tubizi ukuntu byagenze gutya ntabwo mwabafatanye wowe ntago byashoboka none se byatangiye gute uwo mugabo aho yanjyanye dore ukuntu byagenze sheri wayambabara sheri wayawe sheri wanjye se umva nta kintu yaramariye rwose ese ibintu byo kuvuga ngo mufitanye ubukwe bimeze gute twari dufitanye ubukwe none se ko cyafashe umwanzuro wo kumuca inyuma akari mwe musanzwe mufitanye uyu ni inshuti we n'ubundi bwo nyine nagombaga kumwihera none se ari gusangana none se wakuyeho uyu sheri wayihangana sheri basi sheri mbabarira nese wa mudamu we bariya koko kumwikura hejuru urumva byanze namusunitse dododo byanze none se wa mugabo we bari ukadukorera kuko ahantu wagiye ni hehe tumaze hafi nk'iminota hafi 40 wa mugabo bundi bite byawe ndashaka kubaza bijya kuza wumvise bimeze byagenze gute byatangiye gute twabikoze nk'ibisanzwe agiye kumva aho biranga biranga neza byanze
wakwitonze tugakora itonde so waduhamagaye nawe mukajye mujye mu gikamera itonde tubanze tumuvugane nawe sibyo itonde tubanze tumuvugishe Genda shaka kubaza ubu ngubu kano kanya niki wifuza wowe cyangwa wasaba icyo nifuza ni biki koko wamba bariye wa mugabo wakwitonze dufatanure rwose aho yagiye asubirayo ahamagara uwo muganga badufatanure agufatanure twafatanya ntabwo byakunda ubu muri aka kanya nicyo uri kwicuza nicyo ndi kwicuza bose ndimo ndamusaba imbabazi banza tuvugishe wa mugabo bite byawe uwo mugabo se ko atatuvugisha bite byawe Yiriwe. none se wowe byagenze gute Nuko byagenze. oya shari watubabariye ko none se wowe warusanga ufite umugore Nuko byagenze. bite byawe shari wambabariye koko itonde tubanze tumuvugishe nawe so waduhamagaye wa mugabo wowe wari ufite umugore Nari mfite umugore nanjye nuko byagenze nk'umugabo mugenzi wanjye nambabarire. Ntabwo byakunda. we oya we wa mama ubundi bimeze shari wambabariye koko shari ndimo ndababara shari uretse ngo babanze bahamagare muganga maze yitwa shari wambabariye shari ako shari wambabara mu ndi byara koko shari wambabariye koko shari muganga muga mwiriwe ceka tubanze tuvugishe muganga shari wamfashije muga twe turabanye ceka tubanze tuvugishe muganga so wabyiteye bundi twari duhurujwe batubwiye yuko hano hari ikibazo cyavutse ku musore wari umaranye n'iminsi mikeya n'umugore wiwe bamaze akamuca inyuma ariko ngo niwe wari wabikoze uyu musore ngo niwe wari wabikoze nyine ngo ni mwe mwamufashijemo ne nanjye wamurangiye ko umuntu umucinye umuntu wagiye kuryamana n'umugore we ari inshuti yiwe muga wenda muganga bibabwire muga wenda bano bantu urabona bari kubabara kuko bari gutaka cyane cyangwa kwibariza ni iyihe ntuza wakoresheje kugira ngo bahite bafatana tekinike wakoresheje kugira ngo bahite bafatana ubu ngubu none waza usange bari kumwe yego akazi ntabwo nari gusobanurira ariko iyo ngiye gukorera igikorwa nk'icyo kuko ndabigira kuko banamazina kugira ngo yego kugirira nabi ese muga halo nanjye ukubaza halo muga wese uri twumvikane muganga ugiye tubwira muga katwumva muganga ugiye tubwira njye nanjye kukubaza ujya gufasha uno mugabo gutya wenda gutya nyine wamufashije halo ujya kumukorera bino wamukoreye yari hari ibimenyetso wari ufite byerekana ko kuko ari ukuri uwo mugabo yaje yamamagaye yambwira ko hari umuntu bimaze igihe kirekire reka twumve dufashe tubarize muganga none arambwira ati mfite umusheri wanjye umugore wanjye ati inyuma akanatuzugura ibintu nk'ibyo nyine ndababwira nti rero ushaka kutugufasha ndavuga ati ngenda ashaka kuzamufata irimo uko ndabivuga iwabo ntibabyemere nabivuga inshuti ze ntizibyemere uwo mugabo ngo bavuga ko ari umusinzi umugore yitonda none se wenda amafaranga yaba arakwishyuye yaguye amafaranga menshi cyangwa se wenda wabimukoreye kugira ngo abanze arebe ko ari byo koko ko uri bubishobore uko buri kose ntabwo ibyo dukora tubikorera ubusa ariko tuba tugomba kugira n'agatabi k'ababyeyi cyangwa inzoga y'abakuru hari amafaranga nari namwatse kugira ngo tutangire kumufasha hari n'ayo yari yasigayemo nababwiye we ntabwo yari afite icyizere ko bishobora kunga yajyaga byumva reka atazi ko bibaho yego magana abiri bwa mbere umuntu kumuha indirimbo magana abiri yandi ikora ino ndaya no tuze twumve twumva amafaranga yose mutanze wandaya yewe nimba kufatira ukayisangamo ukabona ko ibintu nabikoze nk'uko wabinsabye bikeneye uzongera amafaranga magana abiri yishimye ubu ufite icyizere wenda ko biri buze gukunda bagafatanuka
ibyo byose nitwe tubikora ntago tugisha inama nitwe tubikora turi gukorera muga mpeze ngira ikibazo cy'amatsiko uri hanze ni gute wabikora wenda ari mu Rwanda we ubu tuvugana turi Nyamirambo imbaraga bakoresheje kuba uri nko hanze nk'abantu bo hanze cyangwa nk'umuntu ukavura nk'umuntu uri nahangaho uri hanze nizi ubu no kuvuga ngo ndi Kaduna hano muri Nigeria mumagaye none abandi nari maze gufasha yako naneteguye ko ndakimukemura ko bajya kubikora nabimenye ndamubwira nti umugore wa warana ari kututi yawe nawe kandi tugiyeyo kumva ko ribwa kigerayo ariko ndamufashe n'ubundi vemo tuze no kubaganiriza kugira ngo basubire mu buzima busanzwe nta kibazo yego none se muga amafoto namuye amafoto muhana amazina ye reka muganga dusobanura nimaze igihe kibikora kuno muhungu ari seri bashaka bamfunga ari hafi yawe umuntu utakubona yego ashaka iyo ndi kure umuntu mwaka ifoto ko ifoto ni hagararira umuntu mu gihe adahari yego ifoto niyo dukoreraho ibintu byose yego umusazi dushobora kumuhindura ikigoryi dushobora no kumurisha ibintu byose dushobora kubikorera ku ifoto n'amazina iyo tubifite tuba dufite byose ese iki ni kibazo ari ukuntu yego iki ni kibazo kimwe Yes muganga ikindi kibazo kimwe twakubaza nkuko biba byagenze uku nguku ese ubu nta kuntu ushaka kubikora bikarangira n'ubundi bakomeje gufatana nibibe byakunda ko bafatanuka oya ariko tubikora byose muga nunge biyobora ntago bitiyobora ikibazo nunge muri ya mugenzi wanjye nk'ubu ngubu turahari live baracyafatanye ubumagingo aya ese biraza kurangira gute birangira bafatana cyangwa biri buze kugenda gute bakaza kagisanga kimeze kuri yangere nde nshaka udusobanura biri mu rangi na papa wawe baza gusanga bameze gutyo icyo wewe wabica bakibona yego tuguhe uyu mugabo sheri wagize impuhwe ko umugabo wamaye Halo muganga sheri gira impuhwe sheri Halo wacokoza wakoze cya kirego byabirangiye none bamufashe ubu ngubu mfite ubuhamya aho hose ari abagabo ndadorere kamera zirahari igihe yahereye suzi sitari naguteza ukuntu yangiza umusazi sheri wambabariye ko ubu ngubu nari kwandi ku kazi ariko reba hano ndi kurwana n'indaya sheri mbabarira ariko wenda dusoze muga yego tubarandikeho telefone ikibazo cy'amatsiko cya nyuma kugira ngo uhite ubamatanura hari abantu wenda bashobora kugira impungenge bari mu bihugu bigiye bitandukanye wenda bavuga ati uyu muntu akaba afite nk'ikibazo kigiye gitandukanye wenda nk'abo baroze cyangwa bateje n'amahembe cyangwa wenda bafite n'indwara zigiye zitandukanye yaba ari inyatsi cyangwa ibindi bintu babateze wowe aba bantu bose ubasha kubafasha uri hanze babarira sheri ako sheri umugore wanjye ntabwo bizi yego yego ariko nyuma y'iminsi 3 ndaba ndi mu Rwanda aho umuntu yaba ari hose iyo tuvuganye akabasha kuba yabona uburyo yangizaho ifoto ikibazo yari afite turasuzuma tukareba icyo ari cyo tukakimukemurira muga wenda tugana ku musozo dushaka ko udukemura ikibazo twa dufite yarabyemeye yuko abafatanura urabikora gute kugira ngo bafatanure ni mu murambiko wa telefone umugabo mu murambiko iyo telefone turi kuvuganiraho sheri giwaya sheri waya oya sheri waya nk'umuntu uzabona ibi ngibi yenda waba ukoze mbona ari nk'ibitangaza kuko nimba abantu bamatanye gutya ari bo babashe kubamatanisha ukanabamatanura byagenze gutya twebwe twahigerera live wowe wenda nk'umuntu ushobora kuzahura n'ikibazo nk'iki ngiki ari undi muntu wabikoze nawe ubasha kuba wamamatanura atari wowe wabikoze nuko vuga ngo nembe mbabwire turasuzuma nasuzuma nkareba ibintu niba nshobora kubimukiza abimukiza okay urakoze cyane wenda uretse akira muganga Halo muganga Halo rambikaho
sharigire mu bikora mbikuba telefone buri mugabo mukuru mbabare minzira warekuye wirwana ubaza amategeko ya muganga uyu munyamakuru wanyu ndamukubita nawe kugira ngo nibyo wasabye bibe byacu allo namukubita urushyi munsi y'ikirenge umugabo n'umugore buri mu urushyi munsi y'ikirenge cy'iburyo brata watandukana ngari wowe kosa wanditse kandi uyu mukobwa ibyo muganga akubwiye ngiye kwikora nyende kurekure n'umwe ndekoje iki icyo nshaka genda ukore ibyo bakubwiye aho wari twandikuye kandi uyu mukobwa ndamukubitira aha ngaha wowe kuri ibyo muganga nganze mwere watwuma kipasi shyiraho telefone none muganga yego twari tumushyizeho telefone ngero turekera hagana he hagana he buri muntu namukubita urushyi munsi y'ikirenge niwe mushyizeho telefone yari yabikoze bitatandukana se wanditse kutabica iracyarimo yivanemo amabyi kuramo umusenzi we ibintu uzi kwikirwa n'abantu benshi gikuremo kuramo amabyi nese ko turi kubona habaye ibindi bibazo noneho urabikemura gute wa mugabo sagiye wa mugabo sari none se muga ko ndeba habaye ibindi bibazo birarangira gute uradufasha gute ko umugabo wa mugabo yagiye ndabona byakunze bafatana sinzi watubariye ndaruhutse utamuvuna nese reka mubaze reka njye nkubaze mane ibi ni biki utamwambika ubusa none se reka njye nkwibarize wa mudamu uri kumva umeze utaka ndumva ameze neza ndumva nduhutse reka njye manze muvugishe washari wangirimo reka nkwibarize wenda uyu mugabo ni muzima wa mugabe wasaze wanze kurwana wase utica umugore wawe kandi twigendere ndabona bikomeye ahangaha ibintu bikigwa kumana ishimwe cyakora